Karibu. Asante wewe. Mzee wetu sasa. Sasa boss wangu. Wewe mzee wetu ni karibu nje. Watu. Mzee wetu. Shabira biraringana nyine n'ubu bikinirengane. Wabazwa n'iki kuvuga ko biringana imyenda yagirisha. Ko naguhaye imyenda mu munani iminsi ngaye. Si bimwe bitatu naguhaye. Sipe ntari imyenda se ntabwo sinakwandike mu mesha ko imyenda babayibye. Wanyandikira umbwira ko bayibye. Yanayigutije nigoye ngo bayibye se. Bayibye. Reka mvugize ukuri urabizi ko ahantu nkuye ni mu manegeka sibyo ngiye nagiye mu kazi kanje ingarutse mu gitondo usanga inzu bayipfumuye urumva imyenda yo bayikura ndetse n'amatoro ubu barayijyanye ngiye urumva ngiye nakubeshya reka rwose barayijyanye none uratinyuka avuga imyenda barayijyanye none se pasi ngiye mbiherera cyepe urabizi ko ngiye nawe turawubana amaye angahe nyiguhereza frangas amaye angahe wayibundi bitatu amaye 3 wumvikanye guki wewe wampaye amasaha 5 yuko imyenda ndibuze ko nayigaruye none biza kuba ikibazo rero hano naragenza gutinda yumva aho bwamaze kwira uburyo nakuzaniye imyenda yawe ariko rero rwose ntabwo wanyihanganira nk'umuntu mukuru ibyago bibahere kandi nta byago bisabye umuntu yabyiteguye ariko se Stone G ndakumva uvuga no gutaro imyenda yanjye nayiguhaye mbira ngo ntabwo nayiguhaye mbira ko ugiye gutereta umukobwa ugiye kumwiyemeraho none se ko nakugire neza kuki ngiye udashaka kuntirira imyenda yanjye kwere jepe ibyo byihorera ibyago bigwira abagabo abagore bigaragara ntabwo ibyo bintu byumvikana iriya myenda naguhaye rega nayo ndayambura nkajya mu bukwe nkaberwa nk'abandi bose yose nguhaye imyenda yanjye ugiye gutereta umukobwa mu bakire sibyo atazakunyuzamo ijisho none birangiye umbwira ngo imyenda barayikwibye ibyo se ntibikuri kumbwira kwere njyewe sinzi icyo nakubwira ubundi jepe njye sinyamunda gushwana urabizi sinyamunda gushwana nuko nta n'ubushobozi ngiye mfite nonaha iriya myenda yawe nakayikwishyuye gusa nuko nabonaga ari nahenze ntapfa kubona ubushobozi bwayo ariko reka nkubwize ukuri sibyo njye mbabarira utazangiza n'abantu hanze ngaha abantu benshi bazi ko ngiye Stone gifite amafaranga urumva tuzahangeza abantu wenda reka dutegereze wenda tubyarangiye ngende uburyo cyo nazabona amafaranga ngiye kwishyura imyenda yawe ariko nta bantu babakire rwose mujye mugerageza wenda mushyiremo imiyaga siko nta nubwo wambabura kuko imyenda yawe barayinyibye ni impanuka ubona abantu bagenda ukumva ko ari abakire waba ubizi neza ko turi abakire byabuhoro se rebera guteka yose ufite hararubyo ifuha ntabwo muri abakire uramutse uvuga ko mutari abakire n'Imana yazakwanga reba inzu utahamo ariko uragera iwanjye ngo urebe inzu ntuyemo nako mbona ari akaruhu kuko inzu ni izingizi zanyu menya yuko iby'amagambo menshi ntabwo mbishaka sibyo ibyo kumbwira ngo bakubye imyenda ibintu byinshi cyane ntabwo mbishaka njye guhaye iminsi 3 yonyine imyenda yanjye uyizana turikumvikana imyenda yanjye uyizana ase njye rero njye nibaza ibyo bakira n'abandi ngiye bikanyobera njye niba navuga ko imyenda yawe nzayikwishyura mwese wajya nyishishura nyiguhereze nta mafaranga mfite none hanga tugeza amafaranga zakorere ngiye kwishyura imyenda yawe urumva niba nta mfite none hanga sinagoza nyikuye he ngira ngo ibintu maze kukubwira wabyumvise sibyo iminsi 3 yonyine imyenda yanjye mbe nyibonye cyepe reka mubwire urabizi ko turi inshuti nubwo bwose udusha ubushobozi ariko njye nyihangana cyangwa umpakazi njye imyenda wayikore yomura kubona yishizemo nzakora haguruka shaguruka uvire hangaha habiza abakene byo mwabaye imyenda yanjye iminsi 3 yonyine umva ubu yibonye ndagiye ariko umenye ko rwose mujye mwitwara neza Hello? Oui, salut, monsieur. Ni sawa. Ni sawa. Kwa leo tuweze kumfuatilia. Ili mfuko. Ndio mimi niwaza kumsura. Navuye shukuru. Hali aho mwera hiyo. Narimutse ariko nakurangira wahamenye kabisa ntabwo hagoranye kuba wahamenye
urabona aha ngaha kuri farumasi ndahazi sheri urahazi yego nuhagera urabona ahantu hamanuka cyane cyane ariko ntabwo ari cyane tumva mvuga cyane ukagira ngo haramanuka cyane numara kuhamanuka munsi yaho urabona igipangu cy'icyatsi mo hagati ni umuhondo yego naho ngaho ku mangi ndaza gukingurisha yego sheri wanjye reka ndabizi ntabwo ujya nkora cyangwa tebuka sawa sita komanzi rwose inyuma y'igipangu nawe kuri iwacu Star Baby. wabonye Ari heza cyane ni heza cyane kumva nishimye urahabona byatari rero mu nzu kumana urakora kumwakira ngomba kuba inzu yawe ko ari heza merci meze bite so chérie urugendo rurerure bwawe rurerure chérie nari naniwe pe aho turi ahantu heza wahabonye nawe tumva nishimye cyane ahantu ni heza cyane aha ngaha ni iwanjye chérie erega nawe urasobanutse ntabwo wasura ahantu hato rwose njye ntabwo uburyo mbayeho ntabwo nakakwiriye kuba ahantu hari ngomba kuba ahantu heza cyane buri wese aza yisanga erega ndabizi uri umusore usobanutse kabisa ariko ndayishimiye ahantu ni heza cyane hanyuma amakuru y'inezeza abewe ni meza byagendaga shaka birumvikana nanjye maze iminsi kuri butike ntabwo nari mpari hari ibindi bintu nari ndimo niyo mpamvu uriya utambona nishimiye kukubona ntabwo ubizi jana nishimiye kukubona byataye ko tuva ahantu hashyushye ahantu harashyushye cyangwa kubera izuba naje shaka kubera izuba na vandaterere ahangaha yarapfuye ariko mu minsi bike ndaje ngura akavandaterere ahantu ni heza rwose ugomba kuzaza wisanga nta kibazo nishimye ntabwo ushobora kubyumva sheri none se twakiriza iki ahangaha shegi igihari ndafata icyo usubize sasa ibintu bijyanye na firigo ahangaha nta firigo isa nkaho yapfuye jya kuyikoresha ariko nacyo nahamagara akadogo wanjye kagira akantu kakuzanira nta kibazo subize reka zindebe akadogo hanze yagira akantu kakuzanira nta kibazo shegi uri hano ushaka no gutume ku muhanda sheri harya ngo ufata agakira subizwa ntajya nkugora icyo ufata nanjye nicyo ndetse ndabizi ntabwo ujya ugorana nta kibazo ndakuzanira yesi ntari nta kibazo sheri wanjye nta kibazo sheri ukaba utume ku muhanda ngira akantu uzanira ushaka ikibazo ndiruka byataye nzanira hano gatsinda ndanyaruka bimeze nta kuba nakwibwa isa ngaha burya niko mukunda reka nanjye naragukunze subize ndumva nishimiye rwose kuba warankunze kabisa si urumva nanjye ntayo papa yabikunda ko umukobwa wakwitesha yaba ari n'ikibazo pe sinakubeshya shaka kabisa nanjye nashimishije
ndishimye cyane cyane cyane. Ese tugomba gukundana. Cyane ndumva nishimye nagushaka kubyumva. Erega uri mwiza. Abese. Ngira ngo napfa kubimenyereza. Umva. Kandi mwiza byo ugomba kubona nawe gusa. Shiri telefone nzayikugura yose mbije. Simbangutse se. Kubanguka ibikisha. Ngiye mbona gutumiye ubatinze uri mu bikisha. Bose ntabwo natinze nuko. Ntabwo watinze kandi igihe nagutumiye kwe. Shiri ntukajye ubwira umukozi nabi nawe. Oya. Yego ratamabusha wowe umvugane nuko. None se ko nakape nuzanyura abona izi nzoga ndi uzifunguza amenyo wowe. Imbeba ziba zabitwaye bose nuko nyine. Imbeba ubwo se imbeba hanga mu rwabo imbeba zi. Bose ariko nawe usigaye uri imbeba se. Bose ariko nanayifunguza amenyo ntago ari ibintu. Oya soka hanze shandaje nzifungure. Ariko umukozi uranga uramuvugura muzi umukozi uranga kumugira bitwa no kutamugira. Baby no ari funny nyine jumureka wana. Shasheri no sundi. Wirakara. Sheri. Twibere shari kana no vana kadoga nga. Se ko ndeba warakaye. Oya sheri nakora kase ngo nakora ndikini nawe sheri. Ebra umukozi nana. Kamufungurire kandi. Tazangirika amenyo sha. Cyane pe. Mubizi se ahangaha regane ni mu basirimu. Sherega nawe uri umusirimu. Asugiye kunywa fanta. Bashira ni iminsi ndi kunywa fanta inzoga zisa nkaho zananiye kwa muganga bambwiye ko naba nziritse. Cheers. Ngaho ngero ncike ndebe costume nagutijiri. Ariko ako wayo tware ibintu Wimbwira ibintu byinshi costume nagutije irihe bari byo unsubiza. Erega ibintu n'abantu Stone tije banibaza ibintu n'abantu nanjye mbigeho. Ahubwo koranga kuko wankoreye umutuzi uramwana none. Nkora ibiki costume nagutije restaurant. Costume yanjye utanyicira icyaka. Ikoti ryanjye ryaramenze ma costume yanjye. Costume yanjye ubundi wambuswe iraza kuba costume yanjye. Costume yanjye. Reka Stone je ntabwo timbura. Urama costume yanjye. Costume yanjye. Reka nkubwire costume yanjye urayima cyangwa ntayo ibintu ni bibiri cyangwa ukandagirire hano. Costume yanjye urayima cyangwa ntayo. Stone je kumvikana Ira nimba ntayo urayima cyangwa ntayo. Reka nkubwire kuri Stone je ngiye ubu sinjyangwa nabi. Nuko abantu mwe bagari mwe mubiza ariko mugasinjya sinjyangwa nabi. Ubundi ra costume yawe sibyo? Urankubise ibipfunsi imigeri ntabwo utagize uramvunavuye. Ndanakwica. Amuvandimwe we ankubwire. Bishatse kuvuga ko ibipfunsi n'imigeri ndiye bihuye na costume za. Ngewe Stone ntabwo nariye bake. Twariye uturere turya imirenge turya utugari n'imidugudu ubundi wowe si ni gute wanani zakurya ubundi cyo nzigaje kukurya no mukandara kuko mbona ari wambuze. Okay. Sawa noneho tuzabireba n'ubutawe tuzahura n'ubutawe. Uwizoga ya ugatunga urugo uwizoga ya ugatunga umugore narinduranye na baba rokore dore barashe ibyatsi mu ntoki ariko umuntu wateguye indirimbo wagira ngo yarazi ko inzoga iryoha kurusha umushe ziko noneho bwanjye numva yambanye switch neza ni nk'isokari umubiri rwose umva Mbona nukuri cyangwa bitesha Komere cyane. amakuru uyo ni meza kabisa Ndumiwe.
harya sha si wowe sekirite yo kuri si wowe ujuza gutereta wa mukobwa kuri cya gipangu ndinda se sekirite bimeze bite se sha wumva mvuye ku kazi amakuru sha ni meza kabisa ndabona warunyoye ariko umuntu wakuguriye rwose yaguhamira umva sekirite nawe utaza kurengera nta mukiro sinda rwose aranezerwa aho bose shaba no muri hayiseke mwambara neza tware rwose kuko ndabona ushobora no kuranda ibisambo bikagira aho utangusha ahubwo oya ni cyabashye utangusha hafi cy'abasekirite mbemerera naho rwose yewe stone igera bamuyi kuko iza yose n'ubundi rega ntabwo nasize wamenetse umuntu wakusindishije yakwinitse n'ukuri winye neza neza tuzavuga umukire nabi nawe ndakuze rero ukuntu wari wambaye neza gusa ase ubwo saha ntibari kuyikwaka koko saha naguze amadolari 100 naho ubundi nuko mba ndi no mu rugo narumiwe n'ukuri iminwe irahengamo yo ntiteganyiriza ngo ukubite igitanu cyane urya munsi se reka mu rugo ho ni hari imbere ntabirenze ni hafi tugiye kugerayo semva gende rwose uhanyereke ku buryo ubutaha nzanagusura cyangwa nanagusura nota ben sekete mbanza nkubwire ikitonderwa sebi Stone nje nihagazeho ku ikofi yanjye wihagazeho rwose ndabibona umukire mfite imishinga amamodoka abasimburana iwanje acicibikana hano mu mujyi wa Kigali hose baranzi mbese ni mu gihugu no hanze y'igihugu tugene nkurikire kugezeyo mva nkubwire Stone umukire utazamenyera nabwo sura umuntu ushinzwe umutekano turabona ndabibona n'ubundi nubwo wanyweye ariko n'ubundi ntabwo bikuraho kuri umukire tugenda wumve Stone tukimara kumbona utumva ngo nasinze ukazagira ikibazo uyu mukire no mbigenze ntera tugende nta kibazo umbe cyo nshaka kuvuga uhita ufunga uwo munwa wawe utazajya kwa boss wawe ukantangayo baze ko ndi umushura mara ko sana rikora ariko nawe nkubwire abakire ntabwo tujya twiburira urumva ngewe Stone nkwemereye ikintu gikomeye cyane nzawe ejo bundi igiye gutaha ubwizo mpamvu rero urumva ushaka wakisubirira mu rugo dore n'ubundi mu rugo ni hari imbere hari ureba kwira kadastre kwa kira gipangu nahageze ufite n'inzu nziza rwose baranzi rwose n'umurenzi ikirenze kuri ibyo mfite mimbwa iryana kubi imbwa none abantu itazi ibamerera nabi ubwizo mpamvu rero reka Stone je nkomeza imbere urumva tazasubira ntari nta kibazo sawa secretary na hejo bundi naje gusura umugore wanjye nta kibazo rwose uyu mugabo we ngo ntibavugirije kweri tita ku bintu ntamutumye umukozi ntaramubona wa ko mbona akazi kange kagiye kuzanyica nawamuhamagara nkabaza uko bimeze kweri kamuhamagara ariko bite bavugirije we bimeze bite ra ariko se wibagiwe gahunda twagiranye gahunda ni umukozi wo mu rugo rega ndamukeneye ariko sinzi impamvu utagira ngo umuzane bimeze bite aha ngaho rero gira umugeze mu rugo murebe uwo mukozi wawe sawa sangwa gira vuba sawa
murakoze ni karibu wakwicara murakoze rwose cyane bwira neza meze bite kado cyangwa meze bite wafijije we nta mahoro namwe nakomeye turakomeye cyane iminsi nyinshi kabisa uyu ni wa mukadogo wambwiraga wa mukadogo ndakubwiza ukuri uyu ni umwana mwiza nimba hari abakozi wagize uyu ni mama wanjye mukuyeze iwabo ni ahantu bita Butare ni umwana uzi gukora akazi bishobotse kugira ngo mubone byarahenze cyane bimeze bite usanzwe gukora akazi ko mu rugo cyane rwose ndabimenye kuko ni ibintu mazemo igihe n'ibintu bisanzwe nkora witwa nitwa Misago Misago iwanyu niwo wasagutse none cyane ufite ibyangombwa cyane ndabyibiseho kuko ni na bishyashya bifashe vuba umwana ariko ashobora kuzashobora akazi ko mubona niba atari ibintu ndi kureba gutya gusa ariko ugasanga binyuzeho biratambutse ndakwizeza ko uyu mwana ibintu byo guteka neza urabizi wabasha guteka fresh cyane kuko ni ibintu bikoze igihe kirekire cyane ni ibintu menyereye ni ibintu bimbaho cyane murakoze cyane nari mukeneye urangenera ka ntabwo ngiye kumuzanira rero ndabona kubereye nk'umukomisiyoneri ariko urabona uriya mwana bitewe n'imico afite uragira akantu ngenera nimba ari icupa nimba ari ikiro cy'umuceri ntabwo bizi urangenera rwose kubizi se nta kintu nakwima muri uru rugo ko yayingifite inshuti rwose fasha bafungura ngaho mu cyumba hanga urabona hariyo aho abakozi bashyira ibintu urabona aho bishyira ibintu bishyira mu cyumba biravuga rero uvugirije buriya urabizi turi no mu bihe bibi amafaranga yarabuze ariko buriya ukuntu ibintu bimeze wazagaruka n'ejo ntabwo nabura ikintu nguhereza rwose nzi koko butike irafuha rwose butike nk'iyo miliyoni 80 wabura ikintu ko kuma nyine nibyo nkubwira nyine ntabwo nabura ikintu nguhereza nanjye ntabwo nkubwiye ngo uzaze ukwezi gushize nkubwiye ejo uzaze rwose uzansange kuri butike ndaza buriya ubushuti akabando kabagarira ubushuti uko umuntu mugenda mubana niko murushaho kwizerana kabisa ikintu nakwizeza usibye no kugushakira umukozi n'ikindi cyose uzakenera ubona kubufasha mfite nzagufasha bishoboka rwose njye bakubwira rwose nta kibazo rwose ukoze ibintu by'abantu b'abagabo ubishyize mu nshingano nk'umuntu w'umugabo rakoze cyane rwose naho ubundi ejo rwose nkasanga saa sita gutyo nzaba ndi kuri butike uzaze nta kibazo nzahaza nta kibazo rwose ahantu rero ndabona ari heza nahashimye ariko naho ahantu habereye bizinesi uhazi gusa ni sitoke nashakaga kandi nahashimye ndabona ari hanini cyane nzajya mbikamo ibintu byanjye nyine mvanye Dubai. Yes of course nyine birumvikana cyane urumva ko ngiye mba mfite amazu manini agaragara cyane urumva ushobora kuba wapangiramo imishinga yawe mbese kabiri ahantu hatekanye hameze neza kandi hisanzuye naho rwose urumva ko ya stock rwose amafaranga mugiye kwikodesha ntabwo ari menshi ntabwo ari ibintu bihenze ku buryo kibona ko mbese ibintu byawe byose ko urajya bijyamo nta kibazo ni heza no kuri nahashimye mishu wowe urahabona ute mama hano hantu ni heza rwose ntaducika abashaka mbese inzu ni nziza rwose ahantu nanjye nahashimye nicyo rwose abakiriya baba bagomba kuba inzu ni nziza mama nziza rwose ako mirindi nano no urashije usina kureba ibyiza ari nzi kumenyereye iby'amasahane n'amasafuriya gusa n'igikoni nawe urahashimye abaje ahantu rwose ni heza nahashimye rwose burya se uyu mukobwa nawe ni uwawe uyu ni umukobwa wanjye ugira abakobwa beza gusa basa bose reka menyane nuko dukunda birumvikana rwose wowe uriya muryango ndawemera ko bo gusa si ibyo gusa ndacyafite n'ahandi hose nabatemeza mukareba kuko ngewe nimba hari ikintu nakoze ubundi imbere y'ibintu byose urumva nabanye nishaka ikintu bita imitungo urumva stone nyine kuko izina ryanjye bivuga burya iso nta gukunda kwita neza cyangwa nyoko urumva ngiye rwose imitungo ndayifite nabatemeza nkabereka n'ahandi nta kibazo nimba mwumva mugikomeje kureba oya twareba nta kibazo ibi ni ibintu byanjye biba biri aho ngaho urabona ko mba mfite igipangu cyisanzuye hanyuma mubireba
Ego muze mbatembeza hose munatembe namwe mwibonere birenze. Urabona ko umuntu ushobora gukuramo hejuru umuryango n'uyu nguyu umushaka kujya baba ari ibintu bisanzwe. Urumva ubwo ni hano kanda gutya ubundi hagafunguka mukinjira. Okay, ubwo rero nukugira uburyo kimugire mutegure kara gasheke we nanzaze mukampe. Oya karahari nta kibazo. Karateganije. Okay, murakoze cyane rero ubwo mushaka mwakomeza mu rugo. Ubwo tuzasubira ubutaha. Gusa ufite umukobwa mwiza nawe. Sawa boss. Sawa sawa. Story iri. Mbona nzabishobora mu by'ukuri. Oya. Ariko ibintu byose ubundi bisaba bari abakire ngomba kubatuburira nkabiyemera kuko mfite icyo mbashakaho. Ariko umunsi bamvumbuye abagenzi ubuteka mutwe nta na rimwe bwigeze bwemerwa. Umunsi bamvumbuye bana tuzagwa miswe. Ariko ubundi njye sito ubundi abantu nk'abakire nk'abariya mugura amafaranga ko nanjye ngomba kubanza kugira nkabatuburira kuri nanjye bwanjye nzabakura iyanjye nyubako mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ari ngiye waba ari Kigali ntarigeze ntunga iyanjye mitungo ariya nawe ngiye kuyarya wenda bazahangane na nyine nzu. Urumva bose haranda yariye kabisa. Daniel urabibona gute se? Yewe ndabibona nuko nyine. Yewe Dudu rero uriya mukobwa dutunze hariya urabona amaze gusa nkaho ayobera ingendo zawe mu gitondo ngiye gusura mushuti wanjye. Biriya bintu bibona gute Marike? Ahubwo ngo gusenga amasengesho aba buri munsi. Yewe ngagiye gusura ngo abashuti biwe ngagiye gukora ibiki n'ibiki. Wewe kubana no umunsi ku munsi. Reka nkubwire mbona uriya mwana atabagiye gusenga gusa ahubwo mbona hari indi mico mibi bashobora kwiga mu gihe tutabikurikiranye. None se ejo yarambwiye ngo hari mushuti we ngo bigana bagiye kwiga. Bariga iki? Bariga iki? Hari ibyo mba nkubwire. Cyo kwenda ari amasomo ariko ngiye hari ibintu hari uduco mbona amavuta n'inkweto. Ako se biriya bintu yisiga bayabikuye. Nanjye biriya bintu bintera kwibaza byinshi cyane. Bana yanjye tuzajya turya duke turyame kare ariko uriya mwana ibye bikwiye gusubirwamo rwose. Oya niko bimeze.